Reka mbasuhuze cyane ndetse mbahe ikaze abakunzi b'amakuru mashya Pulisi, noneho tukaba twerekeje mu makuru y'imyidagaduro. Ni amakuru akomeye cyane ajyana n'itandukana ry'abitwa Vestine na Dorcas ndetse na Miye Empire cyangwa se Miye Entertainment Limited ya Mulindahabi Irene, wari usanzwe abafasha mu muziki. Gusa aya makuru akaba ari mabi cyane ugereranyije n'amasezerano bari barakoranye, aho amasezerano ateganya nibura ko aba bahanzi babiri igihe batangiriye bakora imiziki kuri ubu ngubu nta ndirimbo n'imwe bagira. Aya rero ni amasezerano atavuzweho rumwe, agaragaza neza uburyo uyu Mulindahabi Irene ashobora kuba yarabakoresheje amasezerano adaciye mu mucyo bitewe n'uko bari bakiri hasi. Amakuru rero akaba ateganya nibura ko nk'uko tugiye kubikurikira, indirimbo imwe aba bahanzikazi bakeneye kugira ngo ibe yabo, bagomba kwishyura uyu Miye Music amafaranga agera kuri miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Bigaragara neza ko ubu nta ndirimbo n'imwe bafite kenze izo bashobora kuzongera gusohora wenda nko ku yindi channel, cyangwa se bakaba bakemera kwishyura ayo mafaranga nibura nko ku ndirimbo 12 bafite kuri iya channel Miye Music, bakaba bashobora kuba bamwishyura agera kuri miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda, noneho indirimbo zikabona kubiza. Nagira ngo rero amakuru dutangire tuyanyuramo twihuta. Mu gitondo cyo kuwa 13 Kamena nibwo itsinda ry'abahanzikazi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Vestine na Dorcas ryatangaje ko rihagaritse imikoranire na Miye Entertainment Limited yari iyobowe n'uyu Mulindahabi Irene uzwi nka Emirene, nyuma y'imyaka 5 bari bamaze binjira mu muziki cyangwa se bari bamaze bakorana n'uyu Mulindahabi Irene. Iri tangazo ryashyizwe hanze binyuze ku mbuga nkoranyambaga zabo, aho aba bahanzikazi bagaragaje ko iki cyemezo cyafashwe nyuma yo gutekereza no gusuzuma neza icyerekezo bifuza kugenderaho mu rugendo rwabo rwa muzika. Bagize bati nyuma yo gutekereza cyane no gusuzuma neza, bafashe icyemezo cyo guhagarika ubufatanye bwacu na Miye guhera ubu ngubu. Ubwo ni ukuvuga ngo guhera ku itariki 13 bahise bahagarika burundu iyo mikoranire yose bagiranaga na Mulindahabi Irene cyangwa se Miye Entertainment Limited. Nubwo rero batandukanye n'uyu Miye Entertainment, bibutsa ko ariwe wabafashije kuva batangira umuziki, bashimangiye ko bamushimira uruhare yagize mu iterambere ryabo. Bavuga ko yababereye umubyeyi, umujyanama ndetse n'umurinzi mu rugendo rwabo rwose rwa muzika. Ubona neza ko ibikorwa byose bagezeho kuri ubu ngubu ari we babikesha. Ku cyumweru rero ejo bundi hashize, ubwo ari ku itariki 14, nibwo Emirene nawe yemeje ko yatandukanye na Vestine na Dorcas, aho we mu magambo yagize ati nyuma y'imyaka 5 y'ubufatanye n'urugendo twasangiye rwuzuyemo ibihe byiza ndetse n'amasomo atandukanye, Miye Music na Vestine na Dorcas bemeranyije ubwumvikane busesuye gusoza amasezerano y'imikoranire yari abahuje. Icyakora nyuma y'iri tandukana hari ibibazo by'amasezerano byatangiye gukurura impaka n'ibibazo by'amategeko bishobora kuvuka hagati y'impande zombi. Akaba ari cyo giciro ngira ngo twinjiyemo neza turebe uburyo aya masezerano yari ateye n'impamvu ashobora kuba arimo gukurura impaka zikomeye cyane. Mbega hagati y'impande ebyiri ubona ko zari zarakoranye neza cyane mu myaka 5 ishize. Ikinyamakuru inyarwanda.com cyakoze icukumbura ku masezerano uyu Vestine na Dorcas bari baragiranye na Miye Entertainment Limited, agaragaza uburyo ubufatanye bwabo bwari buteye ndetse n'inshingano za buri ruhande, mbega uruhande rwa Miye ndetse n'uruhande rwa Vestine na Dorcas, icyo buri ruhande rwagombaga kubahiriza kugira ngo amasezerano agende neza. Akaba ari nacyo tugiye kwibandaho cyane. Aya masezerano rero yari yarasinywe hagati ya Miye Entertainment, umushoramari n'umujyanama, ndetse na Vestine na Dorcas nk'abahanzi mbega bagomba kuzajya barebererwa n'iyi Miye Entertainment. Mu ngingo zayo hagaragazwa ko uruhande rumwe rwashoboraga guhagarika ubufatanye n'urundi mu gihe habaye ikibazo impande zombi zananiwe kumvikanaho cyangwa havutse amakimbirane atabonewe umuti. Gusa nubwo bimeze bitya,
Aya masezerano yasabaga ko buri ruhande rwifuza kuyasesa rubanza kubimenyesha urundi mbere y'iminsi 30. Amakuru Inyarwanda yabonye akaba agaragaza ko amasezerano ya mbere yari ay'igihe cy'imyaka 3, akaba yararangiye mu mwaka wa 2025. Nyuma yaho impande zombi zikaba zitarigeze zisinyana andi masezerano mashya. Ibi rero bivuze ko kuva mu ntangiriro za 2026 bakomeje gukorana nta masezerano mashya bafite hagati yabo. Nubwo bimeze bityo rero, bamwe mu banyamategeko babwiye inyarwanda.com ko iyo amasezerano arangiye impande zombi zigakomeza gukorana nta yandi masezerano mashya zisinyanye, akenshi hafatwa ko zikomeje kugendera ku ngingo zari zikubiye mu masezerano ya mbere kugeza igihe habaye impinduka cyangwa ubwumvikane bushya, mbega impande zombi zikaba zakongera gushyira umukono ku masezerano mashya. Hari byinshi bahinduye mu ngingo, mbega bitewe n'uburyo babona bikwiye kugenda n'ibyo bakwiye gukosora mu masezerano yabanje. Reka noneho rero tugere ku nshingano buri ruhande rwagombaga gukora, mbega uruhande rwa Miye Entertainment Limited ndetse n'uruhande rwa Vestine na Dorcas. Aya masezerano aragaragaza ko Miye Entertainment Limited yari ifite inshingano nyinshi zirimo gutunganya indirimbo z'abahanzi mu buryo bw'amajwi audio, gukora amashusho video, kwamamaza ibikorwa byabo mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no gushyira ibihangano byabo ku mbuga zicururizwaho umuziki. Ubwo twavuga cyane cyane nka YouTube, niyo tuzi ni nayo twumviraho cyane, za Audiomack ndetse n'izindi nyinshi cyane. Iyi sosiyete kandi yari ifite inshingano zo kubaka no kuzamura izina ry'abahanzikazi kugira ngo bagere ku rwego rwo kumenyekana ku isoko rya muzika, mbega babe abahanzi tuzi. Ari nayo mpamvu natwe turimo kubaganiraho, ubona ko hiti bayibonye, mbega bamamaye mu buryo buhagije. Ku rundi ruhande rero, Vestine na Dorcas bo bari bafite inshingano yo gukora umuziki no gufatanya n'umushoramari mu bikorwa byose bigamije guteza imbere uyu mwuga wabo. Umva ko bo icya mbere cyari ugukora indirimbo, mbega kwandika, kuririmba. Igice rero giteye ubwoba kikaba ari igice cy'amasezerano kigaragaza neza ko uyu Vestine na Dorcas nta ndirimbo n'imwe bafiteho uburenganzira, mbega bigaragara ko nta ndirimbo n'imwe bafite. Ingingo rero z'aya masezerano zikaba zigaragaza ko uburenganzira bwose ku ndirimbo zakozwe muri ubwo bufatanye bwari ubwa Miye Entertainment, mbega bigaragaza ko ariyo ifite indirimbo zose yakoranye n'aba bahanzikazi. Mu yandi magambo, mu gihe aya masezerano yaba akigenderwaho nk'uko bamwe mu banyamategeko babivuga, Vestine na Dorcas nta ndirimbo n'imwe bafiteho uburenganzira busesuye nk'uko babyemererwa n'amategeko, mbega bijyanye n'amasezerano bashyizeho umukono na Miye Empire cyangwa na Miye Entertainment Limited. Aya masezerano kandi yashyizeho uburyo bushobora gukurikizwa igihe aba bahanzi bifuza gutandukana n'umushoramari wabo ariko bakajyana indirimbo zabo, mbega bakoze bagikorana n'uyu Miye Entertainment, aho hashyizwemo ingingo ivuga ko buri ndirimbo umuhanzi yifuza kwegukana asabwa kuyishyura amafaranga agera kuri miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo ushingiye ku bihangano byasohotse kuri Miye Music, ubwo ni iriya channel bacishagaho imiziki yabo mbega ubwo ni nyuma, kuko izindi za mbere hari zagiye zica kuri Miye Empire ndetse n'izindi. Izi rero zaciye kuri Miye Music zikaba ari indirimbo niba zigera kuri 12, mu gihe Vestine na Dorcas baba bifuza kwegukana uburenganzira kuri izo ndirimbo zose, byabasaba kwishyura amafaranga agera kuri miliyoni nibura 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Buri ndirimbo ikabarirwa agaciro ka miliyoni 5, mbega kugira ngo bazijyane babe bagira uburenganzira bwo kuzishyira nko ku yindi channel yabo, niba bashobora gukomeza umuziki cyangwa se bafite niyo channel bakaba bazishyiraho. Kigaragaza neza ko nyine ari amafaranga menshi cyane. Hari rero n'inkunga y'amafaranga bahabwaga buri kwezi. Amakuru yizewe Inyarwanda yabonye agaragaza ko Emirene yajyaga aha Vestine na Dorcas amafaranga arenga 300 buri kwezi,
yo kubafasha mu mibereho no gukomeza ibikorwa byabo bya muzika. Aya makuru kandi avuga ko mbere y'uko hasohoka itangazo rivuga ko batandukanye, abo bahanzikazi babanje kuvugana na Emirene kuri telefone bamumenyesha ko bifuza kurangiza ubufatanye bwabo kuko bashakaga icyerekezo gishya ndetse n'iterambere bavuga ko ryisumbuye ku ryo bari bafite bagikorana n'iyi Miye Entertainment Limited. Nanone kandi hakaba hari igiteganywa n'amategeko twavuze haruguru kivuga ko buri ruhande rwagombaga kuba rwamenyesha urundi mbere y'iminsi 30. Tukaba tugiye kurebera hamwe niba iki cyemezo cyangwa se ritangazo kuba baravuganye na Miye Music byarubahirije amasezerano. Ubundi ingingo imwe muri aya masezerano y'impande zombi ivuga ko ushaka kuyasesa agomba kumenyesha undi mbere y'iminsi 30. Ishobora kuba itarubahirijwe bitewe n'uko aba bahanzikazi bamenyesheje Miye Music barangije batandukana nawe iminsi 30 itaruzura. Bityo niba koko aya masezerano ya mbere ariyo yakomeje kugenderwaho nyuma yo kurangizwa kwayo nk'uko bamwe mu banyamategeko babisobanura, bishobora kuzamura impaka ku buryo itandukana rya Vestine na Dorcas ryasohotse ritabanje gutanga iyo minsi 30 ryubahirije cyangwa ritubahirije ibyo bari barumvikanyeho. Mbega bigaragaza neza ko iyo minsi 30 itigeze yubahirizwa, mbega hari ibyo bagomba uyu Miye Music cyangwa se Miye Entertainment Limited. Nubwo bimeze gutyo, nanone kugeza ubu nta ruhande ruratangaza ko rugiye kwifashisha inkiko cyangwa inzira z'amategeko kugira ngo hakemurwe ibibazo bishobora kuba byakomotse kuri bitandukana. Cyakora amasezerano inyarwanda.com yabonye agaragaza ko ikibazo cy'uburenganzira ku ndirimbo n'uburyo gutandukana kwabaye ari byo bishobora kuba ingingo z'ingenzi zizaganirwaho mu gihe impande zombi zatandukana mu buryo budahuye ku nyungu za buri ruhande. Bigaragaza neza ko bashobora kuzajya mu mategeko. Miye Entertainment ikaba yabarega ku kuba batarubahirije gutandukana kwabo, nabo wenda bakaba ari uburyo basaba kugira ngo bagire uburenganzira ku bihangano byabo, cyane ko ari nayo soko y'amafaranga cyangwa se uburyo bwa muzika arizo bashinzeho nabo hagati kuko arizo zibageze. Urumva rero ko amasezerano akomeye cyane yari yarashyizweho umukono abashyira hasi, ese akaba ari uburyo bwo kubasengera ndetse tunabashyigikira mu gihe cyose baba bagerageje guhanga urubuga rushya cyangwa se gusohora izindi ndirimbo. Tukaba twagerageza natwe kubashyigikira dukanda subscribe ndetse n'ubundi buryo bwinshi bugiye butandukanye. Kanda subscribe wongere gusubira mu zindi nkuru.